Igitondo cyiza, amahoro Imana abakunzi ba Radio Rwanda, turizera ko abone muri hose mukomeje kugubwa neza. Tubaye ikaze mu rubuga rw'imikino rwacu rwo kuri uyu wa gatanu. Ni weekend twinjiyemo yo kuri uyu wa gatanu itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Turabara umunsi ku wundi havuyeho umwe ibiri. Ejo muri tariki 8 tuzaba twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Akaba ari umunsi nyine birumvikana abanyarwanda twese tuzaba twabukereye kugira ngo tuwizihize. Abagore nyine birumvikana ni ababyeyi bacu, ni bashiki bacu, ni abagore bacu, ni abavandimwe bacu. Ubwo birumvikana buri wese ntabwo yabura aho afitanye isano n'umugore. Nta muntu n'umwe buri hano hantu Rugangura bigaragara ikintu kijyanye n'amasano y'abantu. Nta hantu na hamwe, nta muntu n'umwe udafitanye isano n'umugore. Ntawe twakuvuga ngo twavutse turi abahungu gusa ariko ufitanye isano na mama wawe cyane, ukavuga ngo twavutse turi abahungu gusa ariko ugasanga hari nyogosenge avukana na papa wawe, ugasanga hari nyoko wanyu avukana na mama wawe. uvuga ngo nta hantu mwatandukanira. Abakazinzi bawe ntibashobora kuburamo umukobwa cyane. uvuga ngo rero abantu twese dufite ahantu duhurira n'abagore n'abakobwa. Noneho reka abo mu muryango wawe, abo mukorana, aho ujya gusaba serivisi, aho mwirirwana, aho mukora bimwe, ntabwo waburamo abadamu n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo rero twese dufitanye isano n'abagore, kandi ni inkingi ya mwamba, bafatiye runini igihugu cyacu cyane. Ndetse birumvikana bakaba ari n'abantu bo kubahwa cyane, kuko urumva ko dufitanye amasano ya bugufi aremereye cyane. Reka mbanyuriremo neza cyane bimwe mu byo tugiye kuganiraho uyu munsi mu kiganiro cyacu urubuga rw'imikino. Dufite ingingo nyinshi cyane zo kuganira. Nimugoroba ku munsi w'ejo twari muri Kigali Convention Center. Federation y'umukino wa volleyball mu Rwanda yarasinyanye n'impuzamashyirahamwe y'umukino wa volleyball muri Afurika. U Rwanda rwamaze kwemererwa ku mugaragaro ko ruzakira igikombe cy'Afurika cy'amakipe yitwaye neza mu bagabo, amaclub, icyo bita KVB Africa Men's Clubs Championship. Izabera hano i Kigali mu Rwanda kuva tariki 20 z'ukwezi kwa kane kugera tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 28 aturutse hirya no hino ku mugabane wa Afurika azaba ahuriye i Kigali. Birumvikana n'irushanwa rikomeye cyane, turaza kubigarukaho neza cyane. Hanyuma turongera tuganire kuri Champions League na updates zijyanye nazo muri Afurika. Ikipe ya Al Hilal ikina hano mu Rwanda yamaze guhaguruka ku munsi w'ejo yerekeza mu gihugu cya Maroc. Bagiye gukina na AS Berkane. Ubwo birumvikana birata bitujyana nyine no muri rusange kuha updates zose zijyanye n'imikino ya Champions League. Hanyuma nanone turaza gufata umwanya tuganire mu gihugu cy'Ubwongereza. Tottenham abantu bakunze, abantu basengeye, ikinira kuri stade ya miliyari y'amafaranga yatanze ya miliyari 1 y'amapound. Stade nziza, ibikorwa remezo bitagira uko bisa. Tottenham ikipe y'ubukombe yareze ba Luka Modric, ba Gareth Bale, kavuga bavuba. Ikipe irageramiwe igeze habi cyane, yaratsinzwe na Crystal Palace 3-1. Turaza kwifataho umwanya tuyiganireho. Real Madrid uyu munsi iraza gukina ariko abakinnyi baravunika umunsi ku wundi. Alaba yaje yiyongera kuri Rodrigo Goes n'abandi benshi cyane bari muri infirmiere y'ikipe ya Real Madrid. Turabifataho umwanya uhagije. Hanyuma tuze kuganira kuri Peace Cup hano iwacu mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 9 ikipe ya City Boys. Kabiri byari apocalypse cauchemar. Ikipe ya City Boys yantengushye cyane. Ikipe y'abanyamugi Eclipse nari mitranyije, yari Eclipse ubwira kabiri Eclipse solaire. Ewe ga City Boys we navuze ngiye ko igomba guhindura izina, ntabwo igomba kwitwa ikipe ifite ahuriye n'abanyamugi, kuko birabigize icyaha niko nabyise. Yatsinzwe barabigize icyaha. Hanyuma uyu munsi turaza kwakira n'umutumirwa tugane ku Murenge Kagame Cup. Imikino regageze ahantu hashyushye, ubwo byageze kuri provincial, bigeze ku rwego rwa province cyangwa se rw'intara, byamaze gufata isura, byafashe irangi. Wango byatangiye mu imirenge yakuranwemo bakina finale zo mu rwego rw'akarere, ubageze no ku rwego rw'intara.
ngo umurenge wahagarariye Kamonyi ugomba gukina wenda n'umurenge wahagarariye Nyamagabe wahagarariye Huye ugomba gukina n'uhagarariye Nyanza aho ngaho rero urumva ko biba bimeze neza cyane turaza gufata kwakira umutumirwa wavuye muri Ministeri ya Sport tubwire ko umurenge Kagame Cup ni irushanwa barimo barashyiramo imbaraga nyinshi cyane bashaka ko rihindura bigeze muri Ministeri ya Sport yavuye muri Minaloc ngo hari ikintu bikoranire hagati ya Minaloc na Ministeri ya Sport bango Minaloc nibo ba organisateur ko babijyanye muri Ministeri ya Sport nk'abatekinisiye kugira ngo noneho ribe rifashe umurongo ubwo rero turaza kubifataho nyine wakanya tubiganireho cyane namwumvise Rugangura Axel ko turi kumwe ndi kumwe na Rugaju Rigan waramutse Rigan waramutse neza kwizigira meze neza cyane abantu b'Irubavu ntabwo bakumbuye nari maze igenda soka mu ntara uko mudutangaza kandi abantu babiteguye yamaze kuvugana n'abantu batari hasi y'ijana bavuga batabavandimwe amasaha yo kuhagera ni rya gahunda zimeze zite ariko nawe ngira ngo ntabwo usigara era Rubavu nyenye karazemo igihe weekend weekend tarimo match munsi najya gutarama nzaza ejo uzaze ejo bagiye gushora ukwezi ntatarama nkomboye ingamba nzahabasanga ejo ngenda zamuka uyu munsi ndayiraramo hanyuma ndizera ko tuza kugira match nziza cyane no kuvuga ngo kwa gatandatu ni Aperi na Marine ku cyumweru na Etincelle na Rayon Sport sawa cyane Etincelle to hano bambwiye bati muduha kanya irakomeye none se nikwemo mukoreje bone muri Piska kanya tugira ibyo tuvuga ngo tuvugiraho Beke yarazaterewe yitonde cyane ata abantu dufite ibyo kuvugiraho nani mutwima umwanya bakeneye kugira icyo baganira turakeneye kugira icyo tuganira bahaye hari ikibazo dufite ntacyo bitwaye anyway reka utavuze Trump yakira Messi na Inter Miami none n'ingengo duhita tuhindurire kuko ni update the kipe ya Inter Miami yose ubuyobozi bwayo ndetse n'abakinnyi basuye Donald J Trump muri Oval Office hariya aho umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera bari kumwe nyine birumvikana na Leo Messi Cucitini Trump mu ijambo ryiza cyane yaganiriza abakinnyi byari biryoshye agera n'igihe cyo kusetsa abantu avuga ati hagati ya Pele na Messi ati ninde gihangaje ati namwe mugire icyo mubitangaho ibitekerezo Rugangura byari ibintu byiza cyane nyuma y'uko yari yakiriye Cristiano Ronaldo ejo bundi n'abasaudi ubu noneho yarageze igihe cyo kwakira Inter Miami yangira ngo Trump rwose muri iyi minsi nubwo abantu benshi bariho bamuvumira ku gahera bavuga bati ntambara ari guteza ibibazo byinshi cyane ariko nawe akazara gakomeje ari muri Oval Office nkuko ari ubivuze ejo rero mu bantu yakiriye ibyiciro bibiri by'abantu niko navuga yakiriye ikipe Inter Miami ahanini impamvu yarayakiriye ko ari uguselebratinga cyangwa se ko ari kwishimira icyo bita Major League Soccer Cup ikipe Inter Miami yatwaye aranaprofita nyine yakira Messi abajyanama b'abagabo bakomeye baravuze bati Cristiano yaraje atariko na Messi agomba kuza ni umukinnyi nawe mu by'ukuri washyize umupira wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rundi rwego isi irongerera umenya Amerika bari bayizi kuri basket bayizi muri NFL ariko Messi ahaziye byanagiye binakurura n'abandi bakinnyi nubwo babaga bari kugenda bagana mu zabukuru ariko bamazina remereye ku buryo shampiyona MLS shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri yongeye gutekerezwa n'abantu batangira kongera kuyireba naho rero yahereye atebya avuga ati ni ibintu byiza cyane ni perezida wa mbere wa Amerika ukoze bino bintu kubasha kwakira abakinnyi b'ibihangange ati rero ni ibintu byiza ati ni ibintu nishimiye ati tuzakira imikino y'igikombe cy'isi ati kandi aba bagabo mureba ahangaha harimo na Messi ati bazaba bahari ati rero n'ibyishimo ati ni icyubahiro gikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyamerika barikunda cyane urabizi ko akenshi bari kuvuga speech nka perezida asoza avuga ati mwakoze cyane ati Imana iduhane umugisha kandi Imana ihumugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo rero urumva ni nkaho ngaho yaganishaga bamusinyira umupira abakinnyi basinyaho bamwereka n'igikombe batwaye ngira ngo rero byari ibirori bikomeye cyane ku ikubitiro
batumira Inter Miami byari byabanje kuvuga ko Messi ngo ashobora kutaza n'iki ariko biza kurangira nawe ahari yitabiriye nyine invitation cyangwa banamushyize n'imbere niwe bari bapositionera iruhande rwa perezida kuko niwe mu muntu ufite izina rikomeye cyane yari yamwegereye twavugaga ibintu ukabona Messi ari guseka ari kumwenyura Messi ariko ntiyabyumvaga acyacyongereza n'umuriro oya Messi ejo bundi yarabitangaje Messi baramaje bati Lionel ni ikihe kintu uregreta mu bintu byose byabaye mu buzima bwawe umva ku buryo Messi dutandukanye cyane Messi arabaza ikintu cyonyine ndegreta kuva mvutse kugeza ukungana nuko ntize ururimi rw'icyongereza ndi umwana yego nicyo kintu cyonyine kimbabaza ati usimbasha kumva no kuvuga icyongereza atariko mu by'ukuri ni ibintu nagombaga kuba narakoze nari mbifitiye uburyo nari mfite umwanya nari mfite n'ubushobozi bwo kubikora atariko sinzi ukuntu nazubaye ndabyirengagiza ndigumena mu by'Espanyol ati uyu munsi wa none birangoye kubyiga kandi nubwo numva nyine n'inyota yo kubyiga abarjante buriya sinibuka neza mu mateka ngo byaye mu kihe kinyejana gusa buriya umuntu maze igihe muri Amerika ashobora kuba uko biri kose nka kuri yo bari kuvuga ariko wabonaga bavuze nk'izina ukabona arasetsa arebye abandi yumva bavuze Pele Ronaldo bamuvugaho ukabona nyine nakane ntere yakumva ntabwo akumvisha ari uko bamutubaye se bavuga bati ni Messi bakamutunga n'urutoki ari asa nk'ubahitishamo ariko buriya barjante buriya ntabwo bakunda ibintu by'icyongereza bafitanye beef urabyibuka na Tevez aravuga ati ngewe ibi bintu ntabwo nabyiga sinzi ngo ibibazo by'abongereza baje kera bica abantu wabo ko cyabaye n'uwango abantu muri Argentine yego abanyargentine babanje gukolonizwa n'abongereza mbere cyane mu byo hambere cyane barabica nyine babandi bazaga muri exploration bakagera ahantu bahageze bagakoresha abantu ibintu by'uburetwa n'ubucakara cyane byaje rero kurangira baje kuhakurwa n'abaespanyol nibo baje kujya gukoloniza nyuma bahakuye abongereza ariko iyo nzika nyine y'abongereza babagenda yaravuze ati ibintu badukoreye ati ibintu sogokuru yajyaga dusobanurira ati nibatwara ururimi rwabo twebwe n'iki Espanyol tuzaye twese ariko Messi rero ikiza ni ibyaganiriwe kuko nerega bora naho aba batipe bakomoka ba Makarista urabona ko Makarista bameze urabona ko ntabwo basa umwe muri Zaire gutyo muri ibyo bihugu byo muri UK afitemo inkomoko zo muri UK Lionel rero dore ni mu 1990 iyi ni yavuga hari habayemo n'intambara ya Falklands mu 1982 gusa Messi ikintu kiza n'icyubahiro Trump yamuhaye cyane Trump yavuze ngo bambwira ibintu by'uko bashaka ko hari ikipe izazatwaye igikombe ngo narabwiye ariko nta mwanya mfite ndahuze cyane ngo arambwanga iyo kipe irimo Lionel Messi nibwo yavuze biriya bintu bya ba Cristiano ati umuntu uhangana na Cristiano nibo atlete babiri muri ati nibo greatest players ati nyanatangiye kureba umupira ku bwa Pele abantu batangwa Trump rwose nuko mugiye kwakira igikombe cy'isi turese kubeshya ibintu by'umupira ashobora kutarabyo wigeze ureba mu mutima ariko nyine kuko ari president mwamuhakanya akaba yarebye ibya ba Pele ibyo ubu ngubu nibyo atazi yararebye ibya ba Pele arangije igira imbere avuga ati ariko ati bamwe bavuga Pele ati ko ari umukinnyi ukomeye ati abandi bakavuga Messi ati kuri mwebwe ubundi wa mbere ni abantu bati Messi ati wowe niwe wa mbere ati niwe kabisa ati abandi babe bagiye ku ruhande mu by'ukuri rero nuko ndamushimira ibintu byinshi afashe leta z'ubumwe za Amerika including nk'ibi bitatu by'ingenzi icya mbere target yazanye Messi muri Amerika cyangwa se igitekerezo icyo bifuzaga cyaje no kuba ukuri wenda bitari ku rugero rukabije ariko cyagezweho nanone ku rugero rushoboka nyuma yo kwakira igikombe cy'isi babonaga abaturage babo batari familia n'umupira ariko nyuma yo kwageza Lionel Messi binyuze muri David Beckham na Inter Miami bagerageje kwisanisha n'iryo zina babona aho bahera bacuruza ku buryo kampani zabo izo za Apple zisanzwe zifite ama application abantu ushobora kureberaho imikino zatangiye kubwira abantu ko twazanye Lionel Messi babikora ama advert
niba ukeneye kureba umupira gura ino application uzajya urebaho Messi wishyura utudufaranga ibintu nk'ibyo icyo ni icyambere. Cya kabiri yarabafashe nyine nk'abantu bari gutegura World Cup. Cya kabiri yongeye gutuma byibura muri Amerika haboneka ikintu cy'uko amaso y'isi nanone twakwerekezayo, tureka abanyamerika gusa nka population y'abari abantu nyine batuye 330,000,000 twebwe abandi baturage b'isi basigaye. Yego, twe twari dusanzwe tunamuzi turi familia n'umupira, turita abanyafrika, abantu mu Amerika Latine biwabo, abanyaburayi. Ijisho ryacu ryagiye ku mupira wa Amerika. Nk'ubu muri Amerika mbanza ibikombe bakina, mbanza agaciro bifite, mbaza ibyabasohora mu mikino yo ku rwego mpuzamahanga, mbanzi aho champion igeze, ibintu byose nyine urabikurikirana. So ibyo byatewe nuko ariyo Lionel Messi. So ntago twari kuzigera twinteresa kuri icyo, nubwo Amerika ifite ibintu byinshi byatuma yiyenteresaho. Ushobora kutayiyenteresaho muri ibyo ngibyo, uzayenteresaho mu bya Iran. Ushobora kutayiyenteresaho akagunguru peteroli kazamuka uzahura nayo. Byanze bikunze Amerika uyiyenteresaho indirectly cyangwa directly. Icya gatatu rero gikomeye cyane bashakaga muri Lionel Messi, kandi ari nacyo kintu mbona cyiza kiri kuba, abashakaga umuntu influence ya Lionel Messi, bashakaga umuntu nanone championa yabo uzayikururamo abandi bantu. Bra Cristiano nakano gakomeye yakoze muri Saudi Arabia. Apana we gusa n'abandi bastari ufungure nk'amarembo. Buri hari abantu bameze nk'abantu ba dictating uko ibintu bigiye kumera hano. Messi yabaye kigera hariya, abantu bose bitwa ko bagiye kuri tayaringa, yahise abahereza destination. Niyo muntu wabwiye abantu bitwa Rodrigo de Paul ngwino hano, ba Alaba ngwino hano, aba bantu bose bawe nk'iminsan Jordi Alba bawe nk'iminsan bakabona ikipe zirabashatse bati niba hano Messi yarahagiye akaba ari yo kuki ngiye ntajya mu yindi kipe iri aho ngaho. Donc haba ikintu cyuko championa yabo nayo usibye no kuba barakunze igikombe cy'isi habonetse n'andi mazina yaza byibura akurikira iryo zina. So uyu muntu rero aba ari umuntu udasanzwe, yaba Deba n'uwa mbere n'uwa mbere n'uwa gatatu n'uwa gatanu mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Ibyo reka tureke kubijyamo, byaterwa n'icyo umuntu ashaka, ariko all in all Messi nyine ni ikindi kitangaza cyabaye muri David Beckham ari ubanje kuvumbura umupira muri Amerika. David Beckham niwe pionnier w'umupira muri Amerika kugira ngo nyine uhindura igitereko n'abantu batangire kureba. Leo Messi niwe niyo star, niyo nyenyeri noneho yindi yagiye kugira ngo ikomeze kuramforsa no gutuma umupira wa Amerika. Narawuro yanyuze ariko ntabwo tubizi ariko David Beckham. So anyway, hanyuma dukomeze rero i Melbourne muri Australia haraza kubera imikino ya Grand Prix. Noneho ni pre-season Grand Prix urumva igomba kubera i Melbourne ya Formula 1. Habaye ikiganiro n'itangazamakuru. Icyo kiganiro cyari kirimo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton yatangaje ibintu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika no ku Rwanda. Cyane Lewis Hamilton yavuze ngo yongeraho Sir Lewis Hamilton. Thank you Sir Lewis Hamilton. Bamaze ngo ese uravuga iki ku iterambere ry'umukino wa Formula 1? Aravuga ngo buri gihe nicaranye n'abafatanya ibikorwa, bivuge mu cyongereza tubigushyire mu kinyarwanda. So sitting with the stakeholders and asking them the question, why are we not in Africa? Rugangura kwizigira abantu bashaka kumvira ko byabo. We are on every continent. Nepo akiri gutegura ibindi bintu. Why not Africa? Okay. Aravuga ati iyo twicaranye nyine n'aba bantu bategura bino bintu bari muri uyu mukino twibaza impamvu bari ahandi ariko batagera ku mugabane wa Afurika cyangwa se bidakorwa ku mugabane wa Afurika. Ubwo nyine avuga uwo mukino wa Formula 1 turahandi hano ariko kuki tuzaba muri Afurika. I have had a privilege I've been to 10 countries now in Africa. Yes, ati nagize imana tinabashije kugera mu bihugu 10 byo ku mugabane wa Afurika. I loved Kenya. Nakunze cyane Kenya. I don't think we are going to have a Grand Prix there. Ati ntago nizeye ko rwose dushobora kugera Grand Prix muri Kenya. But Rwanda, ariko Rwanda particularly by'umwihariko was spectacular.
atari ku Rwanda by'umwihariko byo byari ibindi byari ibintu byiza cyane twahagiriye ibihe byiza. Two places I felt like I could live. Nuvuga ngo ahantu habiri numva nge nishimiye numva nanaba. South Africa is stunning. Ati South Africa yo irashashagirana n'umuriro, ati na hambere, and Rwanda, ati na Rwanda rwo kagira Imana. Lewis Hamilton. Ariko umuntu ashobora kumva Lewis uzamure mu bicu nyuma y'imiriro amaze kwegeranya kugira ngo izina nk'iri ngiri rivuga ibyo bintu kandi rishingira ku byabaye. Urumva rishingira ku byabaye ni ikintu gikomeye cyane. Lionel na Lewis ni umuntu udasanzwe. Yego Zenepo mu bicu wawe wagiye navugaga nti hari n'icyo wenda abantu bagomba kumenya no kuri Formula 1 igiye gutangira uyu mwaka kuko nko bivugaga baratangirira Melbourne ari muri Australia. Ni Grand Prix y'uyu mwaka igiye gutangira tariki 13 ubwo bazakinira mu Bushinwa. Bagiye gukurikiranya muri Aziya, mu Bushinwa ndetse no mu Buyapani. Basa nkaho ari ikintu cyakozwe kugira ngo barebe ko kwa kugenda bagura nyine imihanda cyangwa se ahakinirwa ino mukino wa Formula 1. Rero amakuru hari wenda icyo abantu bazamenya banakeneye kumenya cyane kuri iyi mikino, hari byinshi byagiye bihinduka kuko nk'uyu mwaka baravuga bati equipe yitwa Red Bull ngo ntabwo iri ready kabisa kuba ya performinga neza kuko Max Verstappen yavuze yuko basa nk'abinjiye muri iyi Grand Prix cyangwa se championnat y'uyu mwaka muri Formula 1 batari tayari, ndetse gusa Aston Martin nawe kuri experience ye avuga yuko bisa nkaho bitaboroheye. Uyu mugabo wanavuye mu ikipe ya Honda. Uyu mwaka hari ikipe bazabona yitwa Cadillac, ni ikipe ya 11 izabikina iyi mikino ya Formula 1. Ubwo ni imodoka n'amoko y'imodoka cyane. Ubwo rero nibo bazaba ari abashyitsi cyangwa se ni bamwe mu bazagaragara badasanzwe bagaragara. Fernando Alonso nawe ni umwe mu bakinnyi ba stragorinze muri Grand Prix z'umwaka ushize, ariko ngo uyu mwaka bwari tayari. Reka turebe rero uko bizagenda. Ubwo abakunzi ba Formula 1 ni kimwe mu byo bamenya. Baratangira rero muri iyi weekend batangira kuenjoyinga izi modoka ziba zinyaruka cyane. Uyu ni umwe mu bakinnyi rero bakomeye Lewis Hamilton, kubera ko bimwe mu bintu bimugira wenda abantu mu Rwanda bakunda futu cyane, ariko wenda ntibite ku yindi mikino. Ariko aba bantu ba Lewis Hamilton ni abantu baba bakomeye cyane. Iyo ugerageje kureba uko aganirwa n'inzobere muri uyu mukino, ikintu cya mbere wamenya kuri Lewis Hamilton wavuze imyato u Rwanda, kandi ni nako ruri kuko yararusuye, yarahigereye, yasuye parike y'ibirunga. Arara no mu Rwanda, ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo yagiye no mu kabyiniro i Musanze. Ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo ibintu ngo sinahageze, yarahageze. Ni umukinnyi watwaye Formula 1, navuga ko ari nk'igikombe cy'isi mu masiganwa y'imodoka, nicyo bita Formula 1 World Champion. Kuba umukinnyi wa mbere ku isi mu gusiganwa kw'imodoka, yayitwaye inshuro 7 agahigo. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kubanza kumwubahira. Niwe ufite rekoro, nkuko tuvuga ngo Lionel Messi ufite Ballon d'Or nyinshi cyane. Nawe niwe Messi wabo. Niwe Messi muri Formula 1 cyane, akinira Ferrari. Agiye gusiganwa ku nshuro ya 20, nuko ngo mu nshuro 19 yitwaye inshuro 7. Inshuro 20 nayo yagiye kugerageza. Azaba rero ari gusiganwa 2026 atwaye iyo bita Scuderia Ferrari. Ni Italiyani. Ubwo ni ukuvuga ngo amakampani cyangwa se ibigo rutura bikora imodoka zo ku rwego rwo hejuru, ibigo nka za Ferrari ziba zimurwanira. Murabizi ko n'igihe ajya akinisha imodoka z'abadage, hari igeze kuba muri Mercedes, right? So no ngo bashaka kugaragaza gukomera ko imodoka zabo bakoresha bano bantu nyine bitangaza mu kuzitwara. So ubu rero bakaba bavuga yuko uyu mugabo mu by'ukuri ngo ari umwe mu bakinnyi beza cyane bari ku isi muri uyu mukino. Hamilton rero kimwe na none mu bindi bintu abantu bamuvugaho, bakavuga yuko ngo ari umuntu ugira urukundo rwinshi cyane ku myaka ye 41 rwose.
akaba ngo ari umuntu avuga ko barimo arakundana na Kim Kardashian ubona iyo story igezweho rwinshi yakundanye n'abakobwa benshi beza cyane ariko akavuga yuko mu bintu byamaje mu gihe gishize ngo yagize ibyago bikomeye cyane ngo apfushe imbwa ye biri mu bintu ngo byamabaje kabisa mu mwaka ushize Lewis Hamilton iravuga ati yagize agahinda gakomeye mu mwaka ushize biri mu byamafekise cyane apfushe yarababaye ibyoroshya uyu mugabo uyu mwaka ushobora kuzabana muzima cyane bavuga ko ashobora kuzinjiza hagati ya miliyoni 600 na 637 ubwabyo Ferrari niramuka batwaye iyi Formula 1 afite imbumbe ya miliyoni 60 z'amadolari nk'igihembo kuri level yuko mu Bwongereza bamuha titre ya Sir Lewis Hamilton. So twamuvugaga cyane akurikirwa n'abantu miliyoni 8,700 kuri Twitter, akurikirwa n'abantu miliyoni 42 800 kuri Instagram, gake nabyo mu biganiraho mu gikari. So anyway dukomeza cyane ku munsi ejo muri Kigali Convention Center u Rwanda rukomeje nyine kuba sports hub nk'uko biri mu cyerekezo cya 2030 ahantu hagomba kwakira amarushanwa atandukanye. Nimugoroba habaga umuhango wo gusinya amasezerano yo kwakira irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'amaklub muri volleyball n'uwango iyo bita Champions League ya volleyball nibwo bwa mbere igiye kwera mu karere. Champions League ya volleyball mu bagabo izabera mu Rwanda kuva tariki 20 z'ukwa kane kugera tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Hazaza amakipe 28. Habaye rero umuhango wo gusinyana amasezerano hagati ya KVB ni impuzamashyirahamwe y'umukino wa volleyball muri Afrika ndetse na Federation ya volleyball mu Rwanda kugira ngo u Rwanda ruhabwe ibirango n'ibimenyetso byose byakira iri rushanwa. ubwo KVB abantu mu mupira bayumve nka CAF ariko ubwo tuba twagiye muri volley urumva ni Confédération Africaine de Volleyball. Akaba rero president wa KVB n'umugore ukomeye cyane w'umunyamaroc yitwa Boutra Hadid, akaba ari we uri Kigali, akaba rwose ari kumwe na Ministre ufite sport mu nshingano Nelly Mukazayire hano mu Rwanda. Aya marushanwa rero mbere uko twinjira mu byari bikubiye muri uwo muhango ku munsi w'ejo twibutse ko aya marushanwa ikipe yigeze guhagararira u Rwanda ikagera kure ni ikipe ya Gisagara, byari muri 2022 yabaye ya gatatu. Icyo gihe naho ubundi ugiye kureba mu mateka umwaka ushize APR yabaye ya kane yakinye demi finale yabaye ya kane. niyo myanya myiza twagize. Ikindi urumva namenyeyemo kuko nari mpari nuko u Rwanda buriya ni urwa gatandatu muri Afrika muri volleyball mu bagabo, mu bagore ni urwa kane. Yego urumva tudafite ranking nziza tunamerita kuba turi muri ibi bihe byiza yego. Hanyuma ikindi rero wamenya ngo ikipe igomba gutwara igikombe ahangaha igomba kujya gukina imikino noneho yo ku rwego rw'isi izabera muri Polonye cyane. Urumva igomba kubera mu gihugu cya Polonye mu mwaka utaha wa 2027 ubwo bahita bajya bahagararira umugabane nyine ku rwego rw'isi. Hanyuma iki gikombe giheruka kubera Misrata muri Libya, ikipe ya Al-Swahili mu gihugu cya Libya n'ubundi niyo yacyegukanye niyo igifite, ariko Al-Ahli niyo ifite byinshi. Kugeza ubu u Rwanda ruzahagararirwa n'amakipe atatu. Ruzahagararirwa n'ikipe ya APR volleyball, twabaje afande uyobora Nyango uyobora yitwa Kanobayire Brigadier General wo muri Air Force ni uyobora APR volleyball. Nibyo tumubaza tutise ko mutabaje no kuza muri eshanu zizakina playoffs. Ikipe iri tayari aravuga ati twatangiye ibiganiro na Kenya na Federation ya Kenya kugira ngo badusubize umukinnyi wacu twa Dennis. Urumva kuko ari registered nk'umukinnyi wa APR muri uyu mwaka. Dennis akagaruka, hanyuma no bita Kim nawe arimo aravurwa ngo akaba ageze kuri stage nziza yo gukira. Izo ni nyongera ebyiri z'abakinnyi beza batagaragaye mu mikino ya regular season. APR ivuga ko ari nyongera nziza zizatuma bitwara neza mu gikombe cya Afrika. Hanyuma indi kipe izahagararira u Rwanda ni Kepler. Urumva
indi kipe izahagarara u Rwanda ni polisi ni 3 polisi Kepler na APR na APR izahagarara u Rwanda. Hakaba ikipe bita Rege iri kuri pending list yarasabye ariko yo ntabwo iremerera. Gisagara se Gisagara imaze igihe yaragaritse yari imaze igihe ntarwitwaza. Gisagara ntabwo yemerewe iri kugaruka, ntabwo yemerewe, ntabwo ifite ranking. ubwo yazakina izizabera ahandi, ariko izizabera ahandi nyuma y'imyaka 2 hano Nyarugenge ntabwo bizakunda. So n'umwango Rege rero ni iri pending. Crow uriya mugabo wavugaga Brigadier General Louis Kanobayire urumva we ni muri APR y'abagore kuko Muyango Jean Bosco urumva ntekereza ko washaka kuko ahubwo ngiye amakuru mfite barambwira ko APR y'abagabo urumva nyamara barambwira ko APR y'abagabo afande Rwirangira urumva hariwe president ibyo ntibikwiye kubagora ariko uri kumva niko bimeze. Umaze iminsi ubona umubona muri stade cyane match zavara sinzi bakinnye icyo gihe abasanga no muri vestiaire biranasoka cyane, ari kubashimira uburyo bitwaye. Yego rwose. So Brigadier General Kanobayire niwe uhagarariye APR ku munsi w'urubuga rw'imikino ngo ninde ubwo bari bamudereza n'ibintu bisanzwe oya ko nta kantu gasanzwe cyane. So anyway nuko bimeze, amakipe ariteguye, Kepler yaravuze ko yiteguye, polisi iriteguye. Namenye burya ko nta nubwo burya irushanwa riba ryakiriwe na federation, ryakirwa n'amakipe. Aya makipe 3 niba yatanze amafaranga yo kugira ngo yakire irushanwa. Amakipe niyatanga amafaranga ubwayo kuyego kugira ngo yakire irushanwa. Ariko ubwo ni igihugu cyayabatanye c'abantu. Okay, ibintu byose ni igihugu, ibintu byose ni igihugu, ariko ukuntu bigenda nge naje kubaza bigenda gute nyine kuki mwemera gutanga amafaranga ko batanga. Numvise batanga amafaranga menshi cyane, batanze amadolari 82 ari amakipe 3. Ariko buriya byitwa ko ari APR izakira. Ayo makipe yose ari muri ambrella ya APR. Ariko ayo ndabaza kuki mutanga amafaranga ngana gutyo. Baravuga bati kwakira irushanwa bifite avantage, tuba turi mu rugo twagiriye home advantage, ariko uretse n'icyo dutanga amafaranga menshi twagiye. None se Rege yabura gukoresha mu 50 cyangwa APR 50 cyangwa indi 50, twabyo tujye tura amakipe 3 ntitwatanga 150, ahubwo vomye ko twayakira mu rugo tukagiriye home advantage. Uri marabyumva urumva nyine ko bifite icyo bisobanuye, bifite avantage nibo bayatanze. Ubwo rero na Rege nayo iri aho ngaho iri tayari gutanga amafaranga, tayari kuverisa ubundi ikazakira. Ariko kro wowe waruri nahoze ndeba mbona si ubwa mbere se hano muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara nibwo bwa mbere ari igihugu kigiye kwakira imikino. Nahoze ndeba mbona ni mu Barabo nyine muri Maghreb aho begereye gakeya. Ariko ni gushaka kubyitanya ubwo nabitwaye neza aho begereye gakeya, ariko mu gutwara ibikombe ahubwo mukoza mu myanya myiza muri ibi bihugu bitari byo mu Barabo muri Maghreb harimo Cameroon. Urumva ndumva ari Cameroon nabonye Cameroon ubwo na Gisagara yacu. Ubundi indi midari ibindi bikombe byose ni hejuru bera muri Tunisia, Nigeria, Libya naho ngaho byagumaga. Ngira ngo muri Kave bigira aba vice president 3 bose bari bahari. 3 harimo muri mu vice president ushinzwe marketing w'umurundi yavuze ngo nishimye cyane nimushobora kubyumva. Ati iki nicyo twaharaniye, ati twarabirwaniye. Ni umuntu wakiriye mu bihe by'abakarabaranga yarahari ambassador. Avuga ati twakiriye mu bihe bimwe n'abakarabaranga, mushimira igihugu cyanyu kuba cyarubatse ibikorwa remezo byiza nk'ibi ngibi bituma muzabasha kwakira amarushanwa ku rwego rwa Afrika. Ati iki ni ikintu twarwaniye kuva na kera dusaba ko byibuza natwe mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara twakwakira irushanwa. Turubanye ko murebuka ko n'igikombe cya Afrika twacyakiriye nibuka riga tucyakiriye igikombe cya Afrika nuzarameze Madame Gigi umutipe wirabura ujye kubita ibiro Bushra yemereye u Rwanda ko bagiye kubaka none ikibuga cya beach volleyball cyo mu rwego mpuzamahanga. FRV bigomba gushaka ikibanza, Kavebe nizubaka iyo santre muri Rubavu haraha nta Rubavu bataba rero bava byinshi bakimanure Karongi yacu. Karongi naho hari amazi
Rusizi Rubavu ahantu hose kigera bavuze mu shaka ahantu heza tububakire center ya beach volleyball. Arya umusaza w'Ikarongi w'inshuti yacu ujya Ikarongi yitwa nde? Amwe Axel yaduparitse. Dore Ines ari baraseka. Kwa Muzehendera yavuze ko azahita gutere kwiramiro, yavuze ko azahita kwiramiro yitwa Muzehendera umusaza wacu